Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Nkwibutsa ko ikiri Better Skills TV, sheni ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'izindi nama zagufasha. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe impamvu zishobora gutuma habaho kubyara umwana umwe ukazategereza undi ugaheba, cyangwa ibyo benshi bakunze kwita kubyara ikinege. Iyo abantu babonye babyaye umwana wa mbere bahita biha icyizere ko ari bazima, ko nta kindi kibazo cyo kubyara bagira. Niho usanga iyo bibayeho bitungura bamwe, ndetse abagabo bagatangira gukeka ko umwana wa mbere atari uwabo, n'ibindi bibazo byibasira uwo muryango. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe impamvu zitera kubyara umwana umwe ntiwongere kubyara, icyo wakora mu gihe ubyaye umwana umwe ugategereza undi ugaheba, uko wakwitwara mu gihe ubyaye umwana umwe ugategereza undi ugaheba, n'impamvu zatuma ubyara umwana umwe ugategereza undi ugaheba. Ntucikwe n'iki kiganiro kuva gitangiye kugeza gishoje, kuko tuza kwigiramo byinshi byagufasha mu buzima bwawe. Ubusanzwe kuba mwarigeze kubyara umwana umwe ntabwo bivuga ko mushobora gukomeza kubyara, ntabwo kandi bivuga ko nta kibazo namba gihari kubona umwana umwe ntimwongere kubona undi mutabanje kujya kwa muganga ngo mukemure ikibazo gihari. Nimba bishoboka, ni ibintu bibaho cyane. Aho ikibazo gikomerera, iki kibazo gikomera kuko usanga ababyeyi baba barigeze kubyara, bityo bakizera ko nta kibazo gihari, bigatuma batihutira kujya kwa muganga igihe batangiye guhangayikishwa nuko bashaka gukurikiza undi mwana bikanga. Ikindi gituma iki kibazo gikomerera ababyeyi cyane, ni uko usanga benshi bibaho aba ari ababyeyi babyaye umwana wa mbere bitabagoye habe namba. Ugasanga ntibigeze batekereza, cyangwa se ugasanga umwana wa mbere bari baranamusamye bibagwiririye, bumva bataritegura neza. Iki ni ikibazo rero kitoroshye mu mitwe yabo, ukuntu noneho bamaze kwitegura bifuza umwana nyamara bakamubura. Ese kunanirwa kongera gusama biva kuki? Kunanirwa kongera gusama kandi wari warigeze kubyara, ibyo nibyo byitwa mu ndimi zo hanze secondary infertility. Bivugwa ko ibi ngibi usanga bikunda kubaho kurusha kubura umwana burundu, aho umuntu aba atarigeze agira umwana na rimwe. Kandi nanone bikunda kubaho kurusha ku bagore batangira kubyara bakuze. Nimba rero ufite ikibazo ukaba warigeze kubyara umwana wa mbere, hakaba hashize igihe kirenga umwaka, wenda tuvuge imyaka 2, kandi nta buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresha, kandi ubana n'umugabo wawe mukaba mukora imibonano mpuzabitsina ku buryo busanzwe, mukaba mwifuza gusama inda bikanga, menya ko ari ikibazo. Ikindi kandi ugomba kumenya ko ari ikibazo kwa muganga bazi, bityo ntuzicare mu rugo ngo wange kujyayo ngo bakurebere ikibazo cyaba gihari. Uzajyeyo rwose ni ngombwa. Ese kwa muganga bagukorera iki? Igihe rero uzaba ugeze kwa muganga, hari ibizamini bagukorera kugira ngo barebe nimba udusabo twawe tw'intanga tugikora intangangore, niba kandi uwo mwashakanye mushakana umwana bakareba ko nawe udusabo twe tw'intanga tugikora intangangabo ku buryo busanzwe, kandi bakareba nimba intangangabo ze zikura bihagije, zikaba zigifite ubushobozi bwo gukora urugendo rwo kuzajya guhura n'intangangore. Ariko se impamvu zabitera ni izihe? Zimwe mu mpamvu zaturuka ku bagore ni izi zikurikira. Iya mbere, hari igihe bashobora gusanga waragize ikibazo cyitwa polycystic ovary syndrome, mu mpine ari byo bita PCOS. Ni igihe umubiri wawe uba warigeze kugira ikibazo cy'imisemburo igenga ko intangangore zikura zikarekurwa, bityo bikaba bitagikorwa neza nk'uko bwa mbere byakorwaga neza. Icya kabiri nanone, ibi bishobora guterwa n'ikibazo cyitwa endometriosis. Iki ni ikibazo kibaho aho ibyakwiremye mu mura byitegura ko intangangore izarekurwa, ahubwo noneho byirema ahandi hantu. Urugero nk'iruhande rw'udusabo tw'intangangore, ku buryo bihatera kuziba, bityo kongera gutwita ntibikunde. Ibi nabyo ngo ni bimwe mu bikunda kuba byafata umugore kandi yarigeze kubyara umwana wa mbere.
Icya gatatu, bishobora guterwa nanone n'uko yarwaye indwara yitwa pelvic inflammatory disease cyangwa mu mpine icyo bakunze kwita PID. Iyi ni indwara ishobora kugutera kutongera gusama igihe yatumye nko mu miyoborantanga yawe hasa nk'ahikanye hakegerana, hakaba nk'ahafatana bityo hakaziba. Ibi bibaho iyo iyi ndwara wayanduye ariko ntuyivuze vuba. No kuba waranduye indwara zifata imyanya ndangagitsina ntuzivuze bwangu. Iya mbere ibitera kurusha izindi niyo bita chlamydia, igakurikirwa n'imitezi ndetse n'izindi. Ugize iki kibazo nyuma yo kubyara umwana wa mbere rero nabyo bishobora kukuviramo ingorane zo kutongera kubyara undi mwana. Icya kane, ushobora no kuba usanzwe ugira ukwezi guhindagurika bikabije, hahandi uba udashobora kumenya ikindi gihe imihango izazira, bikaba byarahozeho cyangwa bikaba byaraje nyuma yo kubyara. Ikindi cya gatanu, ushobora no kugira ikibazo cyo gutwitira hanze y'umura maze bikaba byakwangiza umura cyangwa se imiyoborantanga yawe. Ibi bibaye ntibyagukundira kongera kubona undi mwana. Icya gatandatu, mu gihe waba warabyaye bakubaze ku nda yabanje, hari igihe mu kugukorera sezeriyani hashobora kukuviramo kuba umura wagira uko wangirika, bityo gusama ntibikunde. Impamvu zituruka ku bagabo. Aha ni mu gihe haba hari icyatumye umubare w'intangangabo agira ugabanyuka cyangwa se amasohoro akaba make cyane, cyangwa se intangangabo zikaba zisigaye zipfa vuba, zisigaye zifite ubunebwe, zitabasha kwihuta n'ibindi. Bimwe mu bishobora kuba byatuma intangangabo n'amasohoro byo mwashakanye bidakomeza kuba byiza uko bisabwa, birimo kunywa itabi ryinshi, harimo kuba asigaye anywa inzoga cyane kurusha mbere, harimo kuba afite akazi yabonye ahantu hatuma ahora mu bushyuhe bukaze nko gukora impirimiyeri cyangwa mu bikoni binini by'amashuri, gutwara moto umunsi wose kandi buri munsi hari igihe bibangamira mu gukorwa kw'intangangabo ku bagabo bamwe, kwambara imyambaro imufashe cyane ku dusabo tw'intangangabo n'ibindi. Kuba umugabo yagira ikibazo gituma umuyoborantanga we uziba nabyo byaba intandaro, kuko icyo gihe intangangabo zitabona aho zijya guhura n'intangangori. Kuba imitsi ikikije udusabo tw'intanga yaba minini igatangira kunyuramo amaraso menshi atuma dushyuha, aribyo bita varicocele n'ibindi. Ku mugabo n'umugore uko umwe muri mwe cyangwa mwembi mutangira kurenga imyaka 35, hari byinshi bidakora neza nk'uko byakoraga kera, kuko imisemburo imwe n'imwe iba yatangiye kugabanyuka ugereranyije na kera. Ibi byose ushobora kujya kwa muganga bakabura na kimwe bakubwira ko cyakubayeho. Ikiruta byose ugomba kudahangayika, kuko nabyo bishobora kuba intandaro yo kutabasha gusama. Ikindi mu buzima busanzwe gishobora gutuma utabona urubyaro ni nko kuba usigaye ufata indyo nkeya, kuba ufite ibintu bigutesha umutwe cyane, icyo twakwita stress, kunywa inzoga nyinshi, kunywa ikawa nyinshi, kunywa itabi ryinshi n'ibindi. Ikindi, kudakora siporo namba no kubyibuha cyane, kunanuka cyane ugereranyije n'uko wanganaga mbere. Kuba umwe muri mwe akora mu ruganda runaka ku buryo ibyuka byaho, icyitonderwa, ibuka ko ibi ngibi ari impamvu zishoboka, ariko hashobora no kuba haboneka izindi zitavuzwe.